bagiye basura ibikorwa bitandukanye birimo inzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ndetse n'ibikorwa birebana n'iterambere ry'umugore ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge. Maurice, byari ibikorwa byabo by'umunsi navuga wabo wa mbere hano mu Rwanda, kuko ariko amashusho tunareba nuko bakiriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. navuga ngo byanga bikunda nk'abashyitsi bakuru dufite mu gihugu bagomba kumenya amateka y'u Rwanda, ariko noneho bahibereye kuko nibwo bwa mbere Prince Philip ahageze. Prince Charles ahageze, babinyujije ndetse ku rubuga rwabo rwa Twitter bavuze bati turibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali niho haruhukiye imibiri y'Abatutsi basaga 250 mu Batutsi miliyoni bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Kuri wa gatatu kandi Igikomangoma Charles basuye nk'urwibutso mu nzibutso basuye harimo urwibutso rwa Nyamata, naho hafite amateka navuga ngo anihariye. Barore, yego hafite nta hantu hatari amateka yihariye ku bijyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. I Nyamata ku rwibutso aho bageze, ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali aho bageze. Reka twibutse ko izi nzibutso ziri no mu zasabiwe kujya mu murage w'isi wa UNESCO. Iyo umushyitsi nk'uriya, umushyitsi ukomeye nk'uyu nguyu ageze hariya akandika ijambo ati nunamiye inzirakarengane z'Abatutsi zishwe muri Jenoside, iryo ni ijwi rye rigera kure, risanzwe rigera kure. Ariko noneho arahageze n'Igikomangoma w'Ubwongereza, arakurikira Perezida w'Ubufaransa uherutse kuhavugira ijambo rikomeye cyane, nawe yikomanga mu gituza byo guca bugufi, byo kuvuga ngo nimwe mwaduha imbabazi. Hariyongeraho abandi banyuranye b'abayobozi bo ku rwego mpuzamahanga bagiye bahagera bati mutubabarire, ntitwari tuzi ko ari uku byagenze koko. Nge nibwira ko alalong no mu buryo bugiye kure aya mashusho ubwayo arivugira. Aya mashusho ubwayo aragenda akanyomoza abirirwa bavuga ngo nta byabaye, ngo ni ukubeshya. Ni irindi jwi n'izindi mbaraga, ntabwo ari ijwi gusa, ni izindi mbaraga kandi zambukiranya ibihe byinshi. N'ubundi tukigaruka kuri uyu munsi wa mbere, navuga ngo Igikomangoma Charles muri izi ngendo zitandukanye bakoze, ariko reka tunahere nyine nk'uko n'amashusho yabitwerekaga yuko bakiriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, baganiriye ku birebana n'umubano uri hagati y'ibihugu byombi. Ubwo turavuga u Rwanda ndetse n'Ubwongereza ndetse n'inzego ibihugu byombi bihuriramo. Ubwongereza n'u Rwanda, umubano wabwo w'ibyo bihugu byombi mu buryo bwagutse navuga ngo urihariye, kuko Ubwongereza bwafashije u Rwanda mu nzira yose yo kwiyubaka muri iyi myaka 28, yaba ari mu butabera, mu iterambere, mu burezi, mu mibereho myiza y'abaturage, mu buzima. Inzego nyinshi zitandukanye buriya twagiye tuzibonamo uruhare rw'Ubwongereza. Kuba rero n'ubu ngubu dufite CHOGM ari twe tuyihostinze, kuba Charles we ubwo byonyine hari birakwereka ko akomeje gushyigikira inzira y'u Rwanda rurimo muri rusange. Muhandi hasuwe kandi n'Igikomangoma Charles harimo umushinga wa ARCOS ukorana n'abaturage ku bijyanye no kubungabunga ibidukikije no gusana ubutaka bwangiritse, byose biganisha ku mibereho myiza y'umuturage nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'iki kigo. Impamvu rero yo gusurwa k'uyu mushinga n'imbaraga bashyira mu birebana n'ibidukikije, ibinyabuzima, izamuka ry'abaturage n'uburyo bakorera hamwe. Ese Barore, turabihuza n'ubundi n'intego za Commonwealth? Yego, erega Commonwealth mwibuke ko uretse iyi nama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma izaterana kuri uyu wa gatanu, akaba n'umwiherero wabo ku wa gatandatu, abahageze kare ntabwo baje ngo bicare mu mahoteli baruhuke, ahubwo biragaragara ko bafite n'ibindi byinshi bashaka kumenya kuri iki gihugu cyakiriye iyi nama. Birimo rero nuko guhura n'abo baturage, ariko specifically bikajya no mu mishinga basanzwe bakorana n'u Rwanda. Buriya iyo bahageze bakareba uko icunzwe, bakiyumvira abaturage ubwabo bababwira icyo iyo mishinga yabamariye, ntekereza ko
biba ari intambwe nziza yo kuvuga ngo wa mutungo usangiwe rya shoramari se dusanzwe twumva, bwa bufatanye dusanzwe tubona hagati y'u Rwanda n'imiryango mpuzamahanga cyangwa se n'ibihugu by'amahanga, ibyo byose iyo abyiboneye aba yiboneye raporo, atari ukuvuga ngo ni raporo yanditse, ahubwo ni raporo y'ijisho rya mukuru riba ryazindutse ryagiye no kureba. Ntekereza rero ko kubyiyumvira ubwabyo bitandukanye cyane no kubisoma ari raporo ahawe n'abahagarariye iyo mishinga.